Habayeho umugabo witwaga Mbarushimana, yari azwiho gutuza, gukora cyane no gukunda umuryango we birenze urugero. Abaturanyi bavuga ko uwihangana agira iherezo ryiza, ariko ubuzima bwe bwaje kumwereka ko rimwe na rimwe iherezo rishobora kuba amarira gusa. Mbarushimana yari ashakanye n'umugore witwaga Mukamana, umugore wicisha bugufi, ufite umutima kandi w'umunyempuhwe. Bari bafite umwana witwaga Iradukunda. Izina rimukwiriye kuko yari umwana ukundwa n'ababyeyi be amaso yabo. Umwana ni umutware w'urugo, niko Mukamana yakundaga kubivuga, agahobera umwana we buri mu gitondo. Ariko ubuzima si umurima uhingwamo ibyiza gusa, nta mvura igwa idahita. Umunsi umwe Mukamana yararwaye indwara ikomeye cyane yendaga kumuhitana. Bimumarira imbaraga uko iminsi yashiraga. Mbarushimana yamujyanaga kwa muganga akamwitaho uko ashoboye kose, ariko umutima we waruzuye ubwoba. Uwo ukunda ni we uguha intimba, niko yabyiringiraga buri joro n'umunsi. Bukeye bwaho Mukamana yatangiye kurushaho kuremba. Yararembaga, umugabo we akamusekurira utubuto, akamusekurira ibiti byinshi, akamubwira ati, niba ntazabaho ejo uzibuke ko nakugiriye urukundo rutagira imipaka. Aya magambo yacumise umutima wa Mbarushimana nk'icyuma. Ijambo ribi riruta inkota. Mu minsi mike Mukamana yaratabarutse, asiga urugo rucitsemo kabiri, n'umwana muto ukeneye urukundo rwa nyina atakimubonye. Ku munsi wo kumushyingura imvura yaraguye, nkaho n'ikirere kirimo kurira. Abantu bavugaga amagambo yo kumukomeza, ariko umutima wa Mbarushimana wari warahindutse umwotsi. Amagambo ntasimbura uwapfuye. Yagarutse mu nzu ye, ayinjiramo nk'utagira aho ataha, kuko urugo rutagira umubyeyi ruba nk'ishyamba ridafite ishyiga. Iradukunda yakoraga abaza buri joro ati, data, mama azagaruka ryari? Mbarushimana ntiyagiraga igisubizo, yaramurebaga gusa amarira agashoka ku matama. Akibuka ko akababaro k'umwana kababara inshuro ebyiri. Imyaka yagiye ishira, Iradukunda arakura, ariko icyuho cyari nyina ntikigeze gifunga. Mbarushimana yageragezaga kwihangana kuko ubuzima ni urugendo, si ahantu ho kuruhukira. Ariko buri gihe yicaye wenyine nijoro yumvaga ijwi rya Mukamana rimuhamagara mu mutima. Akibuka inseko ye, akibuka ko yamuhoberaga. Umunsi umwe Iradukunda amaze gukura yabwiye se ati, data, wanyigishije ko umuntu atagomba gucika intege, ariko nanjye ndabona ko umutima wawe ukirimo ibikomere byinshi cyane. Mbarushimana yaracecetse, arangije aravuga ati, nibyo mwana wanjye, igihe kirarenga ariko intimba ntigenda. Ariko menya ko uwemeye kubabara aba atangiye gukira. Iyo nkuru ya Mbarushimana ni isomo ku bantu bose. Ubuzima ntibubaza niba witeguye, buraza igihe ubushake bukagutwara. Ariko kandi n'iyo ijoro ryaba rirerire gute, umuseke uraza bugacya. Nubwo Mukamana atakiriho, urukundo rwe rwabaye itara rimurika, maze rimurikira ubuzima bw'umugabo n'umwana yasize.